Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhurira kuri mucyo w'isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro Imana itanga bibane nawe. Ndanezerewe cyane ko Imana yakomeje kubana natwe kugeza n'uyu munsi, kuri uyu munsi wa 29, umunsi ubanziriza uwa nyuma, turi gusuzuma ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Mbega ukuntu twagize ibihe byiza, mbega ukuntu Imana yaguye ibitekerezo byacu, mbega ukuntu twarushijeho kunguka iby'iki gihe, mbega ukuntu twarushijeho kunguka uko dukwiye kubana n'Imana, twitegura akaga kadusatiriye no kwitegura Yesu Kristo uri hafi kugaruka vuba. Twabonye amagambo akomeye cyane, twabonye bya bindi byerekana mu byanditse ku mbaho, kandi ngo ababisoma babyitondere. Niringiye yuko we twabanye muri uyu mwanya uzitondera aya magambo. Ndakwibutsa aya magambo nyine yo muri Habakuki igice cya 2. Imana ibwira Habakuki ati andika ibyerekanwa bigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwa bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi ntabwo bizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko ntabwo bizagenza gute, ntabwo bizahera. Twabonye ibintu bikomeye rero, nzi yuko Imana yatwunguye niba twaragendanye n'urugendo rw'iminsi 30, tukaba tugeze ku munsi wa 29. Rero duherukana ejo turi gusuzuma amagambo asoza ya marayika muri Daniel igice cya 12, kandi tuje kureba umugabane usoza w'iki gice. Tugiye kwigamo ibindi bintu bikomeye cyane ndetse bishobora guteza impaka, ariko nkuko nakomeje gusenga Imana kugira ngo itwungure ubwenge, ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe, kandi dumwuka wo kwiyoroshya no kwigishwa nayo, haba ngewe uri kuvuga muri aka kanya, haba nawe uneze amatwi, ngo bitwinjije mu bushakashatsi dushakashaka. N'ubundi ndasaba Imana cyane kugira ngo no muri uyu mwanya, igihe turi gusoza ubutumwa Imana yatwandikishirije, Imana yoroshye imitima yacu kugira ngo twumve ijwi ryayo rivugana natwe. Mbere rero yuko tubambura ibyanditswe byera twinjira muri gitabo cya Daniel, mugabane usoza w'icyo gitabo tugiye gusuzuma uyu munsi, reka nicishe bugufi imbere y'Imana maze dusenga. Data wa twese uhoraho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Gushimiye ko watubanye guhera ku munsi wa mbere kugeza ubu ngubu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tuje kwiga ibindi bintu bikomeye muri Daniel igice cya 12. Twongeye gusaba ubwenge bukomoka kuri wowe, kandi twongeye gusaba Mwuka Wera uzahishura ukuri kwawe, akadusobanurira ibyanditswe mu byanditswe bindi, ngo azabane natwe. Ubuntu bwawe bukomeze koroshya imitima yacu kugira ngo ibyo twumva tubyumvire, tubigenderemo. Ubutumwa butwiteguze Kristo ugiye kugaruka vuba, niko gusenga kwanjye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kwiga amagambo akomeye, kandi turaza kubonamo ibintu bikomeye byerekeranye n'ibindi bihe bya gihanuzi bivugwa mu gitabo cya Daniel. Ndakwibutsa yuko twaganiriye iby'ibihe bya gihanuzi. Twabonye igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bihwanye n'iminsi 1260 ubutware bw'ihembe rito mu gihe cy'umwijima bwagombaga gutegeka. Twabonye iby'ibyumweru 70 muri Daniel igice cya 9, iminsi yahariwe ishyanga ry'Abayuda, iminsi itegekeye ubwoko bwa Daniel, ubwoko bw'Abayuda. Kandi twabonye iby'iminsi 1300 ihwanye n'imyaka 1300, ya yindi ya time frame, igihe cya gihanuzi cyavuzwe, by'ubuhanuzi bw'igihe gishize kera, aho ubuturo bwera tuzamenya ko bugomba kwezwa, umurimo w'urubanza kagenzuzi utangiye. Ibyo byose twarabisuzumye. Muri iki kiganiro rero, muri iki cyiciro tugiye kureba nonaha mu magambo asoza igitabo cya Daniel, turaza gutinda cyane ku ngingo zerekeranye n'ibindi bihe bya gihanuzi. Ejo niba ubyibuka neza, twasuzumye amagambo aheruka Gaburiyeli arangije amagambo ye ndetse maremare rwose. Twahereye muri Daniel igice cya 10 umurongo wa 19. Gaburiyeli atubwira ibintu byinshi cyane. Ageze mu gice cya 10 byo birakomeza cyane. Yakomeje mu gice cya 11 cyose, maze asoreza ku murongo wa 4 w'igice cya 12. Amagambo twaganiriye imirongo 4 ya mbere y'igice cya 12, niba ubyibuka neza. Ubu noneho rero Daniel aratubwira icyo yabonye ku nkengero z'uruzi rwa Hedekeri. N'amagambo tugiye guhera kuri uyu murongo nyine wa 5, ubwo naho tugiye kugeraho. Hari ibyo yerekewe rero ku nkombe z'uruzi rwa Hedekeri, nibyo n'ubundi twari gusuzuma guhera muri Daniel igice cya 10 gukomeza. Ariko ubu ngo agiye kutwereka ko yongeye kubona abandi bagabo babiri,
umwe ahagaze ku nkengero yo hakuno undi ku yo hakurya y'urwo ruzi, kandi bafite ubutumwa nabwo batuzaniye. Mbere yuko ndambura Daniel, reka mbanze nkubwire amagambo ari muri cya gitabo nanone twigeze gukonsulta, Manuscript Releases, igitabo cyerekeranye n'inyandiko zandikishijwe intoki, volume ya 15, volume 15 ku ipaje ya 228. Umwanditsi w'iki gitabo yanditse amagambo nanone adushishikariza kwita ku butumwa bwo muri iki gitabo cya Daniel mu buryo bw'umwaka ku gice cya 11. Andika amagambo akomeye avuga ngo abantu b'Imana bakeneye kwiga imico ikwiriye bagomba kugira ngo babashe guca mu kigeragezo no guhamywa mu minsi ya nyuma. Benshi babayeho mu ntege nke z'ibyamwuka no gusubira inyuma, ntabwo bazi ibyo bizera ibyo ari byo. Nimureke dusome kandi twige igice cya 12 cya Daniel. Ni umuburo dukeneye gusobanukirwa mbere yuko tugera mu gihe giheruka. Hari abakozi bavuga ko bizera ukuri nyamara batarejwe n'uko kuri, keretse gusa impinduka niboneka mu mibereho yabo, naho ubundi bazavuga bati databuja aratinze. Birumvikana rero ubutumwa bw'igice cya 12 nkurikije aya magambo yanditse muri Manuscript Releases volume ya 15 umurongo ku ipaje ya 228, aranyereka ko igice cya 12 cy'igitabo cya Daniel afite ubutumwa tugomba kwitaho, kandi ubutumwa bw'iminsi ya nyuma. Nshuti yanjye, twasuzumye ejo iminsi 4 ibanza, tubona igihe cy'imbabazi kizarangirira, tubona ibizakurikiraho byerekeranye n'ibyago 7, kandi tubona azaba ari igihe cy'umubabaro wa Yakobo ku bana b'Imana bari mu karengane bafengesingana n'ibibazo bidasanzwe. Ariko kandi muri ibyo byose ku iherezo tuzabona Kristo atungutse ku bicu aze kujyana abana be, ndetse n'abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Twabonye ku gitabo cya Daniel cyo kitangaza iby'umuzuko w'abapfuye hamwe n'igitabo cya Yobu mu isezerano rya kera. Ni inkuru nziza twabonyemo. Maze rero icyo gihe abanyabwenge ngo bazarabagirana, haleluya, bazarabagirana nk'inyenyeri iteka ryose. Ibyo nibyo dukitegereje. Nuko rero akibyitegereza umurongo wa 5 igice cya 12 niho tugeze. Nuko jyewe Daniel nditegereza mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi undi kuyo hakurya. Akitegereza Daniel abona abagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi undi kuyo hakurya. Umwe ntabwo tumuzi, cyakora ashobora kuba ari Gaburiyeli ubwe, ntabwo tuzi niba ari Gaburiyeli cyangwa undi marayika, ariko undi we agomba kuba ari wa mugabo wambaye umwenda w'igitare, haleluya, yarakenyeje izahabu nziza yacukuwe ufazi, kandi umubiri we batubwiye ko wasaga na yasipi, mu maso ye hasaga n'umurabyo, amaso ye yasaga n'amatabaza yakumuriro, amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa isenwe, kandi ijwi ry'amagambo ye ryari rimeze nk'iry'abantu benshi. Ni amagambo twabonye bwa mbere muri Daniel igice cya 10 umurongo wa 5 kugeza wa 6, ubwo yerekwaga usa n'umwana w'umuntu. Umurongo wa 6 se w'iki gice watubwira ngo iki? Umwabaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira hehe? Hari ubabajijwe. Ubazwa hano ninde? Ni umugabo wari wambaye umwenda w'umweru, ari we wa wundi twabonye nyine dutangirira yerekwa muri Daniel igice cya 10 umurongo wa 5. Kandi uyu ni Yesu, twarabibonye neza, ni Yesu ubwe, ni usa n'umwana w'umuntu. Dukurikije ibihamya by'umwuka w'ubuhanuzi, ubaza ni Daniel ubwe, niko tubona mu bihamya by'umwuka w'ubuhanuzi. Tubwiwe ngo iki? Umurongo wa 6 haratubwiye ngo umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira hehe? Daniel agira amatsiko, arabaza ati, mfite ibyo nshaka gusobanuza. Nuko rero iki gice tugiye kureba ni igitanga ubusobanuro budasanzwe bwerekeranye n'ibihe biheruka Daniel amaze kubwirwa. Kandi rero Daniel ni uri kubaza, ikibazo cye ni iki ngo ibyo bitangaza bizagarukira hehe? N'ubundi Daniel aracyakeneye gusobanukirwa byimazeyo ibizaba ku bantu bawe mu minsi y'imperuka, kuko ibyo weretswe ari by'igihe gishize kera. Niko amagambo Gabriel yamubwiye ati, ni ibizaba ku bantu bawe mu minsi y'imperuka, kandi ibyo weretswe ni by'igihe gishize kera. Ariko Daniel aracyumva sonzeye byimazeyo kumenya ibyo bintu bizaba ku bantu b'Imana. Umurongo wa 7, mbona marayika wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru. Numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe,
kandi nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Hajemo ibintu bikomeye cyane. Abajije ikibazo, ariko mu gusubizwa hari icyo abonye. Murongo wa 7 niwo maze gusoma. Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi, atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso hejuru, arahira Uhoraho iteka ryose, aravuga ati bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko bigenze gute? Birangire. Igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ni ikintu cya mbere turi kubonamo. Icya kabiri muri uwo murongo ni ukumenagura imbaraga z'abera. Icya gatatu ni iy'indahiro. Uyu mugabo wambaye umwenda w'igitare niwe Mikayeli twabwiwe ku murongo wa mbere w'iki gice cya 12 uzahaguruka. Uyu kandi ngo yarakenyeje izahabu nziza yacukuye Ufazi, kandi umubiri wasaga na yasipi, mu maso yasaga n'uburabyo, amaso yasaga n'amatabaza yakumuriro, amaboko ye n'ibirenge bye byasaga n'imiringa isenwe, kandi ijwi ry'amagambo ye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi. Twarabibonye nk'iry'abantu benshi, twarabibonye muri Daniel igice cya 10 murongo wa 5 kugeza wa 6. Ibi bintu dusoma muri Daniel igice cya 10 murongo wa 5 n'uwa 6 bihuje neza rwose nuko Yohana yamubonye mu byahishuwe. Mbega ukuntu Yohana yabonye Yesu asa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza, kandi ngo umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi, n'amaso yasaga n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite impugi impande zombi, mu maso ye hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Ni amagambo tubona mu byinshi by'igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza wa 16. Uyu rero nta wundi ni Yesu Kristo. Haleluya. Kandi Yesu Kristo batubwiye mu byahishuwe muri Daniel nguki ngo nujya hagarikira ubwoko bw'Imana. Haleluya. Ni umutambyi mukuru mu buturo bwera bwo mu ijuru, niko byahishuwe bimusobanura. Imana yacu ishimwe. Kandi uyu nguyu ni wasubije Daniel ati bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nibwo imperuka nyuma ubuturo bwera buzagenze gute? Buzabone kwezwa. Kandi Yesu yo niwe wasabye Gaburiyeli tusobanurira uwo muntu ibyo we yeretswe. Uwo niwe nkomoko y'ibyahanuwe rero n'ibyahishuwe. Imana yacu yabwa icyubahiro. Ni ugiye kuduha amakuru adasanzwe tugiye gusorezaho mu gitabo cya Daniel. Burya igitabo cya Daniel gisoreshwa amagambo ya Yesu ubwe avuga n'akanwa ke. Ni amagambo rero tugomba kwitaho. Atunze ibiganza bye byombi ku ijuru, ararahira ati bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, mbere yuko bamara kumenagura imbaraga z'abera. Ibintu bibiri bigomba kumvikana neza muri uyu murongo ni ibyerekeranye n'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kongeraho n'uyu uzamenagura iki? Imbaraga z'abera. Ku murongo kuri ino ngingo ya mbere twongera kubona iyi mibare muri Daniel igice cya 4 umurongo wa 25 na 26. Niho twasanze ingingo yerekeranye n'iki? N'igihe n'ibihe ndetse n'igihe cy'igihe. Ese twayibonyeho iki? Naho ihembe rito rijyanwa n'umuntu w'insuzugurwa turi kubona muri iri yerekwa rihera mu gice cya 10, uzarenganya abera bisumba byose kugeza w'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira, ariyo myaka 160 mu gihe cy'umwijima yahereye muri 538 igeza mu cya 798 mbere yuko urubanza rushingwa mu cya 844. Ibyo bintu twarabisobanukiwe mu gihe cyashize, ariko nanone dukeneye gutekereza neza niba Yesu yarashaka ko noneho twongera gusubiza amaso ku byabaye muri 538 ubwembe rito ari ryo mwami w'umunyamwaga akaba n'umuntu w'isuzugurwa wahagurutse adahawe icyubahiro cy'abami akigira munini, ariko aje yihakirizwa. Ese turi gusubizwa inyuma muri ya myaka y'umwijima yabayeho muri cya gihe cy'ubupapa igihe bwazamukaga, cyangwa n'ibindi umva? Ntabwo ari cyo gihe se tubwira hano. Ari gusubiza ikibazo cyabajijwe ku murongo wa 6 kibaza ngo ibyo bitangaza bizagarukira he? Niko ikibazo Daniel yabazaga cyavuga. Mbese ibyo bitangaza bizagarukira he? Ibi bintu tumaze kubona ni rihe herezo ryabyo? Aravuga ati bizamara iminsi, bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Ubwo rero nicyo gisubiza ari gutanga. Ntabwo Yesu ahuza guhaguruka kwe twabonye mu murongo wa mbere w'iki gice cya 12 n'intangiriro y'igihe cy'ihembe ritoya. Oya, ntabwo ari intangiriro y'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Oya, ahubwo abihuza n'igihe imbaraga z'abera zizagenza gute?
zizamenagurikira. Reka nongere nsoma n'amagambo ari ku murongo wa 7. Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi, atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso hejuru, numva arahira Uhoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahira ko birangira. Biragaragara yuko Yesu ari guhuza ibyerekeranye n'iki gihe n'ibihe n'igice cy'igihe no kugenza gute no kumenagura imbaraga z'abera. Ni ingenzi cyane rero ko tuzirikana yuko Yesu atabyerekana nk'ikigomba kuba mu ntangiriro ya hagati cyangwa iherezo ry'icyo gihe gifatanye isano n'iyerekwa ry'igihe cy'imperuka, ndetse rigomba kuzigamwa nk'uko twamaze kubibona muri Daniel igice cya 8 murongo wa 17, wa 19 ndetse no 26, ko ari ubuhanuzi bwerekeye igihe gikiza kera kandi bwo kuzigamwa ndetse buza gufatanishwa ikimenyetso. Turaza kubibona muri Daniel igice cya 12 turi gusuzuma tugeze ku murongo wa 9. Ku ngingo ya 2 nubwo iya mbere nayo ntazi niba byumvikana, ariko icyo tubona nuko iki gihe kingana n'iminsi 260 birumvikana, cyangwa se amezi 42, cyangwa se igihe n'ibihe n'igice cy'igihe imyaka 3 n'igice. Turabona yuko ari igihe kiri muri uku guhaguruka kwa Mikayeli, nyuma yo guhaguruka kwa Mikayeli, kandi bigendana no kumenagura iki imbaraga z'abera. Ku ngingo ya 2 yerekeye kumenya uvugwa uwo ari we uzamenagura imbaraga z'abera, giraboneka neza cyane. Ntabwo ari Yesu uvugwa wambaye umwenda w'igitare, ahubwo ni umuntu wisuzugurwa twakomeje kubona muri Daniel igice cya 11 mu buryo bw'inkandiko uhereye ku murongo wa 21, uwo Gaburiyeli atubwiye yuko azarimbura cyangwa se azamenagura abera nyine, kandi baratubwiye ngo abenshi azabakuraho pe. Niko twabonye igihe inkuru ziturutse basazo azaba ziri kwamamazwa ko bizamurakaza cyane, ngo abenshi azabakuraho pe. Nanone tubasha kugereranya iyi nyifato ya Kristo yuko atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru, bihuje n'ibyo Yohana yabonye ku kirwa cya Patimo. Nuko Yesu ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ibumoso agishyira ku butaka, arahira Uhoraho iteka ryose ati ntihazabaho igihe ukundi. Tubibona mu Byashu igice cya 10 murongo wa 2 kugeza wa 6, byerekana ko hari isano ikomeye hagati y'aya mayerekwa yombi. Ibi ngibi Daniel ari kwerekwa ndetse n'ibyabaye igihe Yohana yari ku kirwa cy'i Patimo yerekwa ibyo muri Daniel muri Byashu igice cya 10. Ibyo ngibyo Imana idufashe kugira ngo tubisobanukirwe. Umurongo wa 12 umurongo wa 8, ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza ni databuja ikizaheruka ibindi muri ibyo niki. Umurongo wa 6 Daniel yabajije ati ibyo bitangaza bizagarukira hehe? Ubu none warabaza ati bizageza ryari kugeza ku mperuka y'igi. Uyu murongo wo uzushimangira ko bijyanye n'imperuka rwose. Nanone kandi igisubizo ku ngingo ya mbere tumaze kucyumva neza mu murongo ubanziriza uyu, nawe igisubizo cy'iki kibazo cyerekeye imperuka cyo turaza kukibona mu mirongo wa 8 kugeza wa 13 dusigaje, aho dusanga iby'ikizira cy'umurimbuzi byerekeranye n'iminsi 290 ndetse n'iminsi 335. Ibi byose biragendana n'igihe cy'imperuka nk'uko N.G. White abivuga, kandi twamaze kubona ko aya magambo yerekeranye n'iki yerekeranye n'igihe cy'imperuka. Kugira ngo tubyumve neza cyangwa se tuze kubihurizaho, reka turgeranye uyu murongo n'ibivugwa ku murongo wa mbere w'igice cya 10, aho Daniel yivugiye ati icyo yeretswe cyari ukuri, ari cyo byago by'ibihe biheruka, amenya icyo yeretswe kiramusobanukira. Niko yatubwiye ku murongo wa mbere w'igice cya 10. Ahari tugeze kuri uyu murongo hari icyahindutse mu mitekerereze ya Daniel, cyangwa se hari ikintu gishya yari yungutse atabashije noneho gusobanukirwa, kuko ngo ibyo yeretswe byari byamusobanukiye mbere, mu gihe ibindi ahamya ko byamusobanukiye. Ariko ahangaha ho arashaka kugenza gute? Arashaka kumva ibiruseho. Hari itandukaniro ryo kwitabwaho hano ry'ibyo yeretswe avuga muri Daniel igice cya 10 murongo wa mbere. Nidusoma igitabo cy'Abaheburayo, Bibiliya y'umwimerere mu Giheburayo, ntabwo ndi umuhanga mu Giheburayo, ariko nzi yuko abantu badukurikiye harimo abahanga muri uru rurimi. Hari inyandiko yakoreshejwe rero igihe avugaga ibyo yeretswe ku murongo wa mbere, yakoresheje ijambo marer ryerekeye imyaka 2300 ivuga muri Daniel igice cya 8 murongo wa 14. Muri Daniel igice cya 10 murongo wa 14 ho Gaburiyeli aravuga ati
nzanywe no kugusobanurira ibizaba ku bantu bawe mu minsi y'imperuka, kuko ibyo weretswe cyangwa se byahinduwe noneho mu ijambo chazon, ntabwo bikiri marek ahubwo ni chazon, ari by'igihe gishize kera. Daniel rero yarasobanukiwe n'iyerekwa marek, ariko ntabwo yasobanukiwe chazon. Kubw'ibyo muri Daniel 10:14 Gaburiyeli yaraje kumufasha kumva chazon aricyo gihe cy'imperuka, bitandukanye n'imyaka 2300 marek irangira mu 844. Erega hari ibindi byakuriye kiyogora mu 844. Fata ijambo 2024 turimo uvanemo 844, urasanga atari imyaka mike ndetse isaga 180. Mwese murumva atari imyaka myinshi cyane. Hari byagombaga kuba rero muri icyo gihe, kandi turabona ko ari n'iherezo ry'urugamba. Ijuru ryagombaga kubyitaho rero. Hari mare irangira mu 844 irangirana n'imyaka 2300. Hari na chazon y'ibigomba gukurikiraho, kandi Daniel yarabyumvise neza yuko bimwe yabisobanukiwe ibindi atabisobanukiwe, maze yifuza kumenya ibigenje gute ibiruseho. Biragaragara neza mare irangirana nuko ubuturo bwera butangiye kwezwa, ariko ntabwo iby'umurimo w'ubuturo bwera muri marehe birimo, ahubwo iri muri chazon iri muri icyo gihe gitangira ku iherezo ry'iminsi 2300. Turabonamo ibyerekeranye n'iki n'urubanza, turabonamo ibyerekeranye n'inkuru ziturutse iburasirazuba, turabonamo ibyerekeranye n'inkuru ziturutse ikasikazi, turabonamo ibyo guhaguruka kwa Mikayeli, turabonamo iby'umubabaro utarigeze kubaho, iby'umubabaro wa Yakobo, turabonamo iby'ibyago birindwi. Ni byinshi rero Daniel akeneye kugenza gute kumenya. turabona n'ikizira cy'umurimbuzi mu kanya bagiye kutubwira. Reka nongere nsoma amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi muri Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ibihamya ku babwiriza butumwa, ku bagabura n'ababwiriza butumwa bwiza. Ku ipaje 115 banditse amagambo ngo Daniel yahagaze mu mwanya we gutanga ubuhamya bwe bwari bufatanishije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Ubwo butumwa bwa marayika wa mbere bwagombaga gutangazwa isi yose. Aya magambo afite agaciro katagerwa muri iyi minsi iheruka, ariko ubwo bazatunganwa bakezwa bagacishwa mu ruganda, ababi nabo bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzabisobanukirwa. Mbega ukuntu ibi ari ukuri! Icyaha ni ukugomera itegeko ry'Imana, kandi abatazemera umucyo werekeye amategeko y'Imana ntibazasobanukirwa ubutumwa bwa marayika wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Igitabo cya Daniel kibumburirwa mu byahishuwe na Yohana, kandi kituyobora ku bizabaho muri iyi minsi iheruka, amateka y'isi. Birumvikana ari gukoresha n'amagambo akomeye tuza kubona mu mirongo ikurikiraho ko ababi bazakomeza kugenza kubi, bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzabisobanukirwa. Birumvikana ko ari byo muri iki gihe rero. Ni ubutumwa burebana n'iki gihe, ni ubutumwa butureba aka kanya. Ni kumwuka w'ubuhanuzi umaze kutwemeza. Murongo wa 9 niho tugeze, hatubwira ngo aransubiza ati gendere Daniel, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Daniel yifuzaga kubimenya, arasaba ati nsobanurira. Ndavuga ni databuja ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Ariko arasubizwa ngo igendere Daniel, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Murongo wa 10, benshi bazatunganwa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ayo bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya. Ariko abanyabwenge bazagenza gute? Bazayamenya. Tumaze gusoma mu mwuka w'ubuhanuzi nguki aya magambo afite agaciro katagerwa muri iyi minsi iheruka, ariko ubwo bazatunganwa, bakezwa, bagacishwa mu ruganda. Urumva ni amagambo twahereye muri Daniel igice cya 11, ababi nabo bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzabisobanukirwa. Mbega ukuntu iba ari ukuri! Icyaha ni ukugomera itegeko ry'Imana, kandi abatazemera umucyo werekeye amategeko y'Imana ntibazasobanukirwa n'ubutumwa bwa marayika wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Igitabo cya Daniel kibumburirwa mu byahishuwe na Yohana, kandi kituyobora ku bizabaho muri iyi minsi iheruka, amateka y'isi. Mbese ubutumwa bwa marayika wa mbere bwatangije kubwirizwa ryari? Ubutumwa bwa marayika wa kabiri, ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ndagira ngo nkubwire yuko bwatangiye kubwirizwa ku iherezo ry'iminsi 2300. Nuko rero ubu butumwa turi kureba bwerekeranye na nyuma y'iminsi 2300 ivugwa muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 14, kandi birahamywa neza
n'iki gihamya tubona muri Testimonies to Ministers and Gospel Workers, kuba ari ubutumwa butuyobora kubizabaho muri iyi minsi iheruka amateka y'isi. Mbese ibintu turaza kubishyikira, Imana idufashe cyane. Nanone uyu ni Yesu wiswe Mikayeli, turi kubona ku murongo wa mbere uri kutubwira ibi bintu. Abwira Daniel iti igendere Daniel, wakoze ibyawe, wahagaze mu mwanya wawe, kandi aya magambo ugenze gute uyafatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Kubera iki benshi bazatunganwa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bo bazayamenya. Ni nkaho Daniel ari kubwirwa ati biragukomereye kumenya ibyo Gaburiyeli yakweretse byerekeranye na Chazon. Ngaho rero igendere, wiruhukire ko ayo magambo Chazon ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso. Ayo Gaburiyeli yakubwiye, yakugira inama yo ko ugomba kugenza gute, kuyazigama ukabumba igitabo kugeza igihe cy'imperuka. Na mbere hose yaramubwiye ati ibyo weretswe ari byo Chazon ubizigame, kuko ari by'igihe kigenje gute, gishyize kera, kirenze iminsi 2300, nkuko tubona muri Daniel igice cya 8:26. Reka dutandukanye amayerekwa ku gishanyo gikurikira kuri twe biza kugora gusobanukirwa, ariko kandi abazi ururimi rw'Igiheburayo Imana yatanze ubwenge kugira ngo abantu babyumve neza, bashobora kudufasha kurushaho kubyumva. Turi kubona Marek ihera muri 457 imbere ya Kristo, ikagenda ikageza mu cya 844 nyuma ya Kristo. Icyo ni igihe cy'ubuhanuzi bugenda bagafata imyaka 2300, ariko Chazon yo ihera muri cya gihe ikagenda ikageza ku munsi w'imperuka. Ntabwo rero tuzi igihe uko kingana guhera mu cya 844 kugeza mu mperuka, ariko Mareki yo turayisobanukiwe. Ibi ngibi ahari biraza gusobanuka, kandi Imana ishimwe ko yatanze ubwenge kugira ngo tubyumve. Impamvu ndi gutinda kuri aya magambo ni iki? Navuze ko ariho ubusobanuro bwinshi cyane bwerekeranye n'iki gitabo mu buryo bw'umwihariko gice cya 10, iri yerekwa rya nyuma rero mu gice cya 10 kugeza igice cya 12. Niyo mpamvu ndi kubitindaho cyane. Ubusobanuro butangwa ni bwinshi, ariko dushingiye ku mwimerere w'igitabo tukabona ko hari iyerekwa risobanurwa nka Marek, tukabona indi yerekwa ryishyize kera rivuga ibya Chazon, tubasha kugenza gute kubyumva neza. Kandi twamaze kubona ko harimo amagambo adufasha gusobanukirwa n'ibi bintu no kubitandukanya. Gaburiyeli rero yaramaze kuvuga ati abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko kandi bamwe bo muri bo bazicwa, bacishwe mu ruganda, batunganwe, bere kugeza igihe cy'imperuka. Ayo magambo twayabonye muri Daniel igice cya 10:33 ndetse no 35. Yesu nawe hano aravuga ati benshi bazatunganwa, bazezwa. Bivuze ko hari benshi bazemera kwakira impuguro z'abanyabwenge, birumvikana, bemere no gufatanya nabo mu bigeragezo. Ababe muri uyu murongo bagomba kuba ari babandi bazanye inkota, bakazana umuriro n'iminyururu twabonye muri Daniel igice cya 11:30. Ibyo bazabikoresha kugira ngo barwanye babanyabwenge bamamaza inkuru ziturutse hehe, iburasirazuba, barakariwe bikomeye n'umuntu wisuzugurwa. Ibyo twarabisobanukiwe neza. Rero turabonamo abeza, tukabonamo ababi. Uwazaza arakaye niko batubwiye, azamwe no kurimbura, abenshi azabakuraho pe, ariko abanyabwenge ntabwo bafite ubwoba, kubera yuko bazabasobanukiwe n'ibyerekanwe by'igihe cy'imperuka Chazon. Ubu rero noneho buno bumenyi bafite bigaragara ko buzabafasha gushikama nk'urutare muri icyo gihe gikomeye cyo kugeragezwa. Nyamara kwizera kwabo kuzaba gukomeye, kandi ibyiringiro byabo bizaba bigaragara cyane, kandi birabagirana rwose. Imana idufashe kuba muri uwo mugabane. Iki gihe giheruka twitezemo ikintu gikomeye cyerekeranye n'ikangura mu bya mwuka rikomeye cyane, ubwo isi izamurikirwa na Marayika uzanye ubutumwa bwo mu byashuwe igice cya 18 kugeza 4. Nyamara uko kumurikirwa kwa bamwe ni umwijima ubuditse ku bandi, kuko abazahitamo kuguma mu ruhande rurwanya Imana bazarushaho kujya bikabije cyane, nk'uko uyu murongo umaze kubidusobanurira. Soma amagambo yanditse mu bifuzwe byose, ni impuguro kuri twebwe. Avuga ngo Imana ntabwo ihatira abantu kureka kutizera kwabo, oya, imbere yabo hari umucyo n'umwijima, ukuri n'ibinyoma. Abantu nibo bagomba kwihitiramo icyo bazemera. Ubwenge bw'umuntu
bwahawe ubushobozi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Kandi Imana ntiyashatse ko abantu bahitamo bahubutse, ahubwo bakwiriye guhitamo bagendeye ku bihamya, bakagereranya ibyanditswe n'ibindi byanditswe bitonze. Imana ishimwe yuko ari Imana y'umudendezo, Imana idahitira abantu kureka kutizera kwabo, ahubwo Imana ishyira imbere abantu umucyo, ikabemera no guhitamo umwijima igihe babikunze, bakemera guhitamo ibinyoma cyangwa bakemera guhitamo ukuri. Mbese urahitamo iki? Nshuti yanjye, Imana yakuremanye ubwenge, kandi ubwenge bw'umuntu ubwo bwahawe ubushobozi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Mbese aya magambo ntabwo uri kuyumva? Imana igufashe cyane. Nasomye amagambo nageze kuyabasomera mu bihe byashize, ndababwira nti namwe muri abanyabwenge, mutekereze n'ibyo tubabwira ari ukuri, mukwiye kubisuzumana ubwitonzi rero, tukamera nka Biberoya dushakashaka ngo tumenye niba ibyo twabwiwe ari iby'iki, ari iby'ukuri. Kandi ntabwo ari ibyanjye gusa, ahubwo n'ababwiriza abandi ujya wumva, n'abapasiteri b'iwanyu ujye ukurikirana wumve, mbese ukuri bari kumbwira ni ukuri guturutse mu ijambo ry'Imana. Kandi reka nkubwire, icyo ukwiriye gukora gusa ni ukugereranya ibyanditswe n'ibindi byanditswe by'ukuri, kugira ngo umenye icyo Uwiteka agushakaho mu bwitonzi bwinshi. Kandi Daniel 12:11, uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacamo iminsi 1290. Iki nacyo ni ikindi gihe cya gihanuzi tugiye kunguka. Aha turabwirwa ikindi gihe cy'ubuhanuzi bwuzuza ubw'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe tumaze kubona ku murongo wa 7. Icyakora ntabwo tuzi niba ari umugabane ubanza cyangwa heruka w'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe uriya murongo wa 7 tumaze kubona. Mbere yo kwibaza iby'icyo gihe ariko, reka dutekereza gato ku by'ikizira cy'umurimbuzi ndetse n'igihoraho. Uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho niko bamaze kutubwira, bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacamo iminsi 1290. Ikizira cy'umurimbuzi, igitambo gihoraho. Mbese ibi ni ibiki? Mbese bisobanuye iki? Ijambo igihoraho twararisuzumye birambuye mu gice cya 8. Nanone mu Daniel igice cya 11:31 naho twongeye kubona ibyerekeranye igihoraho cyakuweho n'umuntu w'isuzugurwa wari ufatanije n'abaretse isezerano ryera kugira ngo bashyireho ikizira cy'umurimbuzi, ari byo byonona ubuturo bwera n'igihome. Twarabibonye, twarabisuzumye. Ibi bintu byarononwe kubera yuko umuntu w'isuzugurwa n'abaretse isezerano bashyizeho igisa nk'ubuturo mu isi cyafobeje ubuturo bwo mu ijuru, bihaye ububasha bwo kubabarira ibyaha. Twarabibonye, bakuraho amategeko y'Imana kuyasimbuza amategeko y'abantu, by'umwihariko mu guhindura itegeko rya 4 ryo mu mategeko 10. Ibyo byose turabyibuka. Ibyo nibyo byatumye igihoraho ndetse yewe n'isezerano ryaretswe n'abari barizi nk'uko tubibona muri Daniel 11:30 bigomba kuba bifitanye umurungu ukomeye hagati yabyo n'ibisezerano ryera. Twaramaze gusobanukirwa byimbitse nuko ari inama y'agakiza. Igihoraho ni uburyo ako gakiza kabonekeye muri Yesu Kristo ubwe, umutambyi wacu mukuru mu buturo bwera bwo mu ijuru, uriyo cyangwa se uhora. Bisobanuye igihoraho nyine uhora atuvuganira. Umuntu w'isuzugurwa rero arabirwanya cyane bikomeye. Igihoraho ni umurimo Kristo akorera mu buturo bwera bwo mu ijuru wo kuvuganira umunyabyaha. Noneho se ikizira cy'umurimbuzi cyo cyabikiye. N'ubundi busobanuro bw'ikizira cy'umurimbuzi twabibonye muri Daniel 11:30. Ni ikintu umuntu w'isuzugurwa afatanije n'abanzi isezerano ryera bashyizeho, kije kurwanya gahunda y'Imana. Niba abanzi isezerano ryera ari ubuprotestani bwayobye, ibyo nabyo twarabisobanukiwe. Ikizira cy'umurimbuzi bashyizeho gigomba kuba ari ikimenyetso cy'inyamaswa cyavuzwe mu Byahishuriwe igice cya 13 umurongo wa 1 ndetse n'uwa 11. Ya nyamaswa yavuye mu nyanja, ngo habayeho ikimenyetso cy'inyamaswa yacyo. Inyamaswa yavuye mu gitaka yaremye igishushanyo cy'inyamaswa yavuye mu nyanja, maze ihatira bose kukiramya, kandi bakangishwa ibihano bishingiye ku bukungu, yewe n'urupfu, ngo tubibona ku murongo wa 11 kugeza uwa 17 w'icyo gice cya 13 cy'Ibyahishuwe. Ibi bintu bihuye neza n'ibivugwa muri Daniel 11:33, aho bazicwa n'inkota n'umuriro, bajyanwa ari imbohe. Mu yandi magambo, ikizira cy'umurimbuzi ni igihe itegeko ryo kuruhuka icyumweru rizaba rimaze kuba gahato, kandi nirimara kuba gahato bizatera abatarikurikiza kwicwa no kumeneshwa mu byabo. Ibyo bisobanukiye ubwenge bwacu neza cyane.
ese iki si cyo kizira cy'umurimbuzi cyashyizweho n'ubuprotestani bwayobye bufatanije n'iki? Bufatanije na kiliziya cyangwa se na Roma. Noneho ikibazo gikomeye ni cyerekeranye n'iminsi 260 rero. Reka nongere gusomere rya somo tumaze kubwirwa amagambo akomeye ngo uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho, cyangwa se uhereye igihe gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi hazacamo iminsi 290. Tumaze kubona ibyerekeranye n'igihoraho icyari cyo, umurimo Kristo akora mu buturo bwera bwo mu ijuru. None se ntabwo wumva yuko igihe kizagera n'ubundi gihoraho kikagenza gute? Kigakurwaho. Igihoraho n'umurimo Kristo akora mu buturo bwera bwo mu ijuru wo guhongerera. Kandi twamaze kubona ku murongo wa mbere igice cya 12 yuko igihe kizagera Mikayeli agahaguruka ku ntebe y'imbabazi, agahaguruka ku ntebe yo mu buturo bwera yandi yinjiyemo muri Daniel igice cya kangahe? Igice cya 7 guhera ku murongo wa 9 kugeza wa 13, ubwo yasangaga umukuru nyiribihe byose akicara. Igihe rero kizagera ngo agenze gute? Ahaguruke maze atangaze kurangira kw'imbabazi, hamvikana ijambo mu ijuru ngo ukiranirwa gumya kirandurwe, wanduye mu mutima gumya yandure, wera gumye yezwe, kandi ukiranuka agenze gute? Agumye akiranuka. Igihe ayo magambo azaba avuzwe rero ubwo igihoraho kizaba gikuwe. Ibintu se ntabwo byumvikana? Birumvikana neza rero. Uhereye igihe rero imbabazi zizarangira, mu yandi magambo nkurikije uko iri somo rivuga, uhereye igihe imbabazi zizarangirira bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, cyangwa se hakajyaho amategeko, itegeko ryo guhatira abantu kuramya ku cyumweru, hazacamo iminsi 290. Abantu b'Imana baraza kuvuga ko nzanye ibindi bintu bishyashya, ntabwo mbizi, ariko turaje tubisuzume mu buryo bwitondewe. Tumaze kubona ibintu bikomeye cyane. Twamaze kubona we igihora wari umurimo Kristo akora mu buturo bwera bwo mu ijuru, uko uvuga ni umunyabyaha. Ikizira cy'umurimbuzi nacyo tumaze kugisobanukirwa yuko ari itegeko ryashyizweho na Roma kugira ngo abantu bajye bagenza gute? Baramya Imana ku munsi utariho. Ntabwo ryashyizweho ahubwo nirizashyirwaho. Turi kubona amategeko y'icyumweru ariko ntabwo abantu barahatirwa kugenza gute? Kuyiruka by'agahato. None rero ikibazo gikomeye ni cyerekeranye n'iminsi 290. None se iminsi 290 ni iki? Niba twemeranya ko igihora hari umurimo Kristo akora mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi ikizira cy'umurimbuzi kikaba ari ikimenyetso cy'inyamaswa cyo mu gihe 13, byumvikane ko iminsi 290 nayo ari igihe kizabaho mu gihe giheruka muri ibi bizabaho mu gihe cy'iminsi ya nyuma. Niba ikizira cy'umurimbuzi ni itegeko ry'icyumweru, kandi rikaba rigomba kuba ari ryo ntangiriro y'iyi minsi 290, maze itariki yo gushyiraho iri tegeko ikaba intangiriro y'ino minsi 290. Dukwiye kubitekereza neza. Ariko ibyabaye kandi nanone kuri Danieli, twabindi twasomye bikomeye cyane byerekeranye no kwibaza ngo ese iminsi 300 izatangira ryari, n'ibyumweru 70 bizatangira ryari, natwe bishobora kutubaho. Nshuti zanjye, ndagira ngo twitonde cyane. Ntabwo nje gushyiraho ibihe by'ubuhanuzi, kandi asaba abantu b'Imana kugira ngo tuzafatanye gutekereza no magambo, kubera ko na magambo asa nkaho ari inzaduka kuri twebwe, kandi ndagira ngo ubyiteho. Turi mu ishuri ndetse ntabwo birabaho, ahari ntabwo igitabo kiratuzingukira mu buryo bwuzuye, imitima yacu yoroshywe cyane, kandi Mwuka Wera agenze gute? Atuyobore. Turibuka ibyabaye kuri Danieli, natwe bishobora kutubaho igihe yibwiraga ko umwaka wa 537 wa mwaka wa kangahe? Wa mbere Kuro atanga itegeko, mwaka wa 537 ariyo yaba ari intangiriro y'iminsi 300, ko ari bw'itegeko rya mbere ryerekeranye no gusana Yerusalemu ryatanzwe. Tubona muri Daniel muri Ezra igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza wa 5. Ariko twebwe abariho ubu dusobanukiwe ko iyi myaka 300 yatangiye kubwarwa cyari muri 456 ya Kristo, hari haciyemo imyaka isaga 81 yose kuyo Daniel yibwiraga yuko ari cyo gihe cyo kugenza gute? Cyo gutangira kubara, dukurikije Daniel 9:25. Natwe rero ntabwo bitworoheye kumenya impinduka zishobora kuzabaho mu gushyiraho itegeko ry'icyumweru, maze nitumenye neza igihe bishobora gusaba, igihe nyacyo cyo gutangira kugenza gute? Kubara igihe cy'ubuhanuzi. Ibyo bintu bishobora gusaba impinduka nyinshi mbere yuko hemezwa ibihano byerekeranye n'ubukungu kubishe iri tegeko ryo kuramya ku cyumweru. Reka tubitege amaso rero turebe uko bizaba bimeze.
Nshuti yanjye, iyi minsi 290 ni igihe kizabaho nyuma y'uko Mikayeli azagenza gute? Azahaguruka. Hanyuma umuntu wisuzugurwa amenagura imbaraga z'abera. Ubwo nibwo tuzabasha kumenya itangiriro ry'iminsi 290. Ibyo bizabaho mu gihe runaka, nyuma y'uko igihe cy'imbabazi kigenje gute? Gishyizweho iherezo cyangwa se kurangira kw'imbabazi. Cyakora abantu b'Imana bazaba bafite imbaraga, batubwiye ko bazakomera, imbaraga zo kwihanganira akaga n'inkota, umuriro no gushyirwa mu nzu y'imbohe mu gihe ahari cy'iminsi 290. Icyakora iri si ryo herezo ry'ibihe tubwirwa muri Danieli igice cya kangahe? Cya 12. Ntabwo ari ryo iherezo ry'igihe, kubera ko ntacyo Yesu atangaza cyerekeranye n'iherezo ry'iminsi 260 cyangwa iminsi 290. Reka tuzirikana no magambo, zirikana bikomeye yuko uhereye mu cya 844 nta gihe gihamye cya gihanuzi kizwi. Ano magambo azirikanwe mu bwonko bwawe kandi umenye yuko ariko mbyizera. Nta gihe cya gihanuzi kizwi. Ntabwo natinyuka gusetinga amatariki mashya, oya, kubera yuko marayika yamaze kuvuga ngo ntabwo hazabaho igihe ukundi. Ntabwo tuzongera kubara igihe ukundi uhereye mu cya 844. Nta gihe kizwi cya gihanuzi rero. Turabizi neza, twarabibonye igihe twasuzumaga Danieli igice cya 9 yuko ubu turi mu munsi umwe, umunsi w'impongano, nk'uko wasobanuye mu Balewi igice cya 16. Guhera igihe Kristo yinjira ahera cyane, ari mu murimo w'ubuturo bwera, mu kwezi ubuturo bwera, bisobanuye umunsi w'impongano. Turi mu munsi umwe rero wa gihanuzi, umunsi w'impongano, aho Kristo ari mu buturo bwera bwo mu ijuru, mu gusuzuma buri zina ryose mu murimo w'urubanza kagenzuzi. Ntabwo rero tuzi igihe uyu murimo uri burangirire, oya, ushobora kurangira none cyangwa ukarangira ejo. Kurangira kwawo Kristo sose mu buturo bwera, ibyo bivuze yuko imbaraga ku munyabyaha bizaba zengeye gute? Zirangiye. Ibyo bivuze guhaguruka kwe kuva muri Danieli igice cya 12 kandi iri ni ryo jwi rivuga ngo birarangiye. Dusoma mu Byeshimo 22:11. Nshuti zanjye, ibyo bintu bizirikanwe neza. Icya kabiri cyo kuzirikana kuri ibi bintu, kurangira kw'igihe cy'imbabazi ni ubwiru bukomeye cyane bw'Imana. Ntawe ukizi, oya, haba n'abamarayika, niko inyandiko yatubwiye. Nyamara kugaruka kwa Yesu byo ntabwo ariko kuri. Tuzi yuko kugaruka kwa Yesu kuzaba kuzwi. Nk'uko abuhanuzi atwerurira yuko tuzaba tuzi umunsi n'isaha byo kugenza gute byo kuza kwa Yesu. Icyo tutazamenya ni igihe imbabazi ku munyabyaha zizagenza gute zizarangirira. Dusoma mu ntambara ikomeye ku ipaje 442 igihamya kitwemeza ko umunsi wo kuza kwa Yesu uzabuzwi, utubwira ngo ubwo abakirana bazaba batakambira Imana cyane, igishura cyabakingirizaga ngo batareba ibyo batemererwaga kureba kizamera nk'igitamuruwe. Umucyo w'umunsi uhoraho uzabonekera mu birere by'ijuru. Umunsi wo kuza kwa Yesu uzamenyekana. Twajya gusoma umunazi y'gutwera ku ivolume ya mbere, ipaje 43, cya gitabo cy'umuhondo cya mbere abagifite. Bavuga ibyerekwa Ellen G. White yagize rya mbere. Turabwirwa ngo bidatinze twumva ijwi ry'Imana rivuga rimeze nk'amazi menshi, tubwira umunsi n'isaha yo kuza kwa Yesu. Abera bari 144 bamenya kandi basobanukirwa n'iryo jwi. Abanyabibi bo bibwiraga yuko ari uguhinda kw'inkuba n'igishyitsi cy'isi. Igihe kizagera ubwo abana b'Imana bazasobanukirwa byuzuye umunsi n'isaha yo kuza kwa Yesu. Haleluya. Bihuje n'ibyo twizera rero, kwemera yuko nyuma yo guhaguruka kwa Mikayeli, nyuma yo kurangira kw'imbabazi ku munyabyaha, tuzongera kumenya amatariki nyayo ya gihanuzi, tumaze guhabwa ikimenyetso twawe muri uyu murongo, ari cyo gushyirwaho ku kizira cy'umurimbuzi. Ibi bintu nuko mbyiko byizera, nuko ubushakashatsi kuri ino ngingo ya Danieli igice cya 11 na 12 byanyeretse. Danieli 12:12, hahirwa uzategereza akageza iminsi 1335. Undi ikindi gihe cya gihanuzi nacyo kiraje. Iminsi 330 ni ingahe? Ni 5. Tumaze kubona iminsi 260 ihwanye n'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Iminsi 290. Noneho ngo hahirwa uzategereza akageza ku gihe kingana iki? Kugeza ku minsi 335. Iri hirwe n'ibihirwe ki?
ngo n'ihirwe ritangarizwa abategereza kugeza ku munsi w'igihumbi magana atatu na mirongo itatu na gatanu. Kuko rero n'ihirwe rikomeye, haleluya, Uwiteka ari we Mana yacitse imanza, nk'uko ijambo ry'Imana ryabanijwe muri Yesaya 20:18 ngo hahirwa abamutegereza bose, haleluya. Kandi rero nibategereze, kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe. Iryo somo niryo nahereho nsoma, ntabwo bizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze kuko bizaza, haleluya. Niba abantu b'Imana bari basakiranye n'igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho, harimo kwicishwa inkota cyangwa no gutwikwa no gushyirwa mu nzu z'imbohe muri icyo gihe, mbese niki cyabatera kumva bahiriwe bakagira umunezero mwinshi kirenze kugaruka kwa Yesu? Hahirwa uzategereza rero akageza ku munsi w'igihumbi na magana atatu mirongo itatu na gatanu, ubwo kurabagirana k'ubwiza bwa Yesu Kristo kuzamurikira iyi si yacu atungutse ku bicu byo mu ijuru. Igisubizo kiri ku murongo wa 1 n'uwa 2, aho nyuma y'umubabaro abantu bazaba baranditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakangurwa, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho. Abo nibo bahiriwe rero. Byishimo bizaba byiyungikanya hagati y'abazaba bakiriho kugera kuri uyu munsi w'igihumbi magana atatu mirongo itatu na gatanu. Bazaba banezerewe bitangaje, kandi bazongera kubonana n'abavandimwe babo bazukiye guhabwa ubugingo buhoraho, kuko hazabaho umuzuko w'abapfuye uwo munsi. Nuko rero tuzabana n'umwami wacu iteka ryose, niko ijambo ryatubwiye mu rwambere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 17. Haleluya. Hahirwa uzategereza, hahirwa uzategereza kugeza ku munsi w'igihumbi magana atatu na mirongo itatu na gatanu, ubwo impanda y'Imana izavuga. Abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka, natwe abazaba bakiriho tuzamuranwe nawe dusanganire umwami wacu mu kirere. Tuzumva ijambo adutangariza ryabonetse ryanditswe muri Matayo 25 umurongo wa 34, maze abwira abamuhisemo ati, nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mbega ihirwe rikomeye, haleluya. Ariko igihe twiga aya magambo ntabwo twirengagiza ibivugwa kuri iyi mirongo. Inyandiko nyinshi zunga mu rya William Miller yerekana ko iyi minsi 335 ari iminsi ya gihanuzi ihwanye n'imyaka 335, igaragazwa n'iyatangiye muri 508 ubwo ubupapa ubwo ubupagani bwigizwagayo, maze umugabane w'Uburayi wose ukagirwa abakristo ku izina, nyuma y'uko umwami w'Abafaransa Franks witwa Clovis ahindukiye umukristo, maze ikarangira mu cya 844. Nuko nguko inyandiko nyinshi zibyibwira, ndetse na cya gitabo twasomye cya Uriah Smith nuko nguko kibibona. Nyamara ntabwo dukwiriye kwirengagiza yuko uyu uvuga ibi, William Miller, wizeraga ibi ngibi, yari afite ibyiringiro bikomeye cyane byo kubona Yesu atunguka ku bicu mu muhindo w'umwaka wa 844. Mbese urabyibuka neza? Yari afite ibyo byiringiro yuko Kristo azaza muri uwo mwaka tubwira, aribyo byamuteraga kwizera iri hirwe mu gutegereza kugeza mu 844. None se dushingiye kuri ubwo busobanuro atanga William Miller, ndetse bwanditswe na Uriah Smith muri cya gitabo byashuwe na Daniel, ubu twebwe n'ihirwe kitwaririmba ko dufite uhereye mu 844 mu gihe tugitegereje umubabaro utigeze kubaho uri imbere yacu. Ikindi kandi twasobanura dute uburyo igihoraho cyakuweho hagashyirwaho ikireza cy'umurimbuzi muri 508. Ibyo bintu nabyo ntabwo twagenza gute, ntabwo twabisobanura. Ariko kandi igihe duciye bugufi tukemera kwiga ukundi kuri gushya, tugakomeza gucukumbura dushaka kwigishwa n'Imana, tuzunguka ibindi bintu bishyashya. Narabikubwiye nabanje kwisegura igihe uzabona hari ibyo tutumvikana, ndetse dufite inyandiko zimwe na zimwe. Wasoma igitabo cya Uriah Smith ukabona ndanyuranya nawe, wasoma igitabo cya Bwana Henze ukabona hari ibyo tutahuza. Nakubwiye yuko ibyo bitabo atari ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ubizirikane cyane. Ntabwo ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ni ibitabo by'abantu b'Imana bakunze ijambo ry'Imana, barandika bacukumbura ibyanditswe byera. Ariko kandi bari abanyeshuri nk'uko nawe ukwiye kwicara ukagenza gute, ukicara ukiga. Ahubwo iyo ngiye mu mwuka w'ubuhanuzi mbona ibihamya byinshi nagiye ngusomera binyemeza yuko cya gihe ahubwo ari igihe tugitegereje kuruta yuko ari igihe cyamaze kurangira. N'ubu nabisomye
yuko igice cya 12 cya Daniel gigomba kwigwa n'abantu b'Imana cyane, hato ndetse batazagwa mu mutego wo kwibwira ngo databuja agenze gute, ngo databuja aratinze. Ubwo se ntacyo bisobanuye kuri twe? Usubize video inyuma wumve ayo magambo, icyo gihamya twagisoma. Nanone tugende ku busobanuro bwo kumunsi ungana n'umwaka, uyu murongo wazatwara hafi ikinyagihumbi kimwe n'igice, abisekuru byinshi by'abantu bizaba bitegereje Yezu ry'imyaka 1335. Izi mpamvu rero zitujyana ku mwanzuro wuko hari abantu bazaba mu gihe cy'iminsi 1335, iminsi itari ya gihanuzi, oya ni iminsi isanzwe 1335, bari mu mubabaro utarigeze kubaho uhereye aho amahanga yabereye ukageza icyo gihe. Kurokorwa kw'abantu b'Imana kwasezeranijwe mu murongo wa mbere niko kuzabera aba bantu akambi k'umucyo. Haleluya! Solitary lights, umucyo w'ibyiringiro muri iki gihe gisaga imyaka 4 y'umwijima ubuditse. Iyi minsi rero ntabwo ari iminsi ya gihanuzi, ahubwo ni iminsi isanzwe. Ijambo ry'Imana ni ryiza, tugomba guca mu bihe bikomeye cyane ko bifite time frame. Reka njya ntangazwa cyane n'ukuntu Imana ari nziza. Wari uzi yuko nk'iminsi 160 yakunze gusubirwamo kenshi cyane, yakunze gusubirwamo. Uribuka Eliya se? Eliya, igihe cya Eliya naha byamaze iminsi 160, imyaka 3 n'igice, imvura itagwa. Umurimo wa Yesu se yakoze mu minsi 160. Twabonye ko icyumweru cya mbere cyari kigabanije, cya nyuma cyari kigamijemo iminsi 2, iminsi 160 ku ruhande rumwe n'indi minsi 160. Yesu Kristo yakoze umurimo mu minsi 160, agahembe gato nako karwanije Imana mu myaka 160. Twitege rero yuko hari ikindi kintu kizabaho mu minsi 160, kandi ubutumwa burimo bisobanura neza. Hari igihe kizongera kikabaho, ariko ngo wahirwa uzategereza kugeza ku minsi 1335 ubwo izaba igeze ku iherezo. Intambara ikomeye ku ipaje 445 mu gicuku hagati nibwo Imana izerekana imbaraga zayo zo kurokora ubwoko bwayo. Izuba rizarasa rimurikisha umucyo w'imbaraga zaryo, ibimenyetso n'ibitangaza bizakomeza gusimburana vuba vuba. Inkozi z'ibibi nizibona ibibaye zizarushaho gukuka imitima no gutangara, nyamara intungane zo zizanezezwa n'ibyo bimenyetso byo gutabarwa kwabo. Ibyaremwe byose bizaba bimeze nk'ibyahagaritse gahunda bisanganwe, imigezi yatembaga izahagarara, ibicu bya rukokoma kandi bicuza umwijima bizanyuranamo. Hagati mu kirere cy'ijuru gicuza umwijima hazaboneka umwanya urabagiranamo ikuzo ritarondoreka. Haleluya! Ahazumvikanamo ikuzo ritarondoreka, ahazumvikana ijwi ry'Imana rimeze nk'iry'amazi menshi asuma rigira riti birarangiye. Haleluya! Kuza kwa Yesu no gutabara ubwoko bwe. Kuza kwa Yesu ni ihirwe rikomeye cyane. Kugaruka kwe niyo solitary light, niko kambi k'umucyo w'ibyiringiro kazakomeza kurasira abantu b'Imana bazaba bari mu gihe kidasanzwe cy'umubabaro utarigeze kubaho, bari kwicwa, bari mu bihanamanga n'akandi kaga gakomeye cyane. Nshuti zanjye, ndagira ngo gusabe cyane twite kuri ubu butumwa, twite kuri ubu butumwa. Bani dufashe mu izina rya Yesu. Murongo wa 13 ari nawo murongo usoza igitabo cya Daniel twamaze iminsi dusuzuma twitonze. Murongo wa 13: nuko ugendere Daniel, utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi ukazahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Daniel, igendere utegereze imperuka. Haleluya! Kandi uzaruhuka uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nigenza gute? Iyo minsi nishira. Ntabwo Daniel yemerewe gusobanukirwa n'ubwiru bw'igihe cy'imperuka. Ijuru riramuhamya nk'uwarangije umurimo we, riramuvugaho amagambo nk'ayo Pawulo yivugiye ahamya ubw'urugendo rwavuga ati narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka by'umwami wacu umucamanza utabera azamakuru rya munsi. Nyamara sijye jyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Ni kivugo yivuga mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 7 n'umuwa 8. Wa musaza rero Daniel nawe wahirimbaniraga kumenya ubwiru bw'ijuru, intwari yo gusenga mu gihe byazanira ubikora urupfu, arabwirwa ati iruhukire kandi uzagaragara
uzahagara mu mugabane wawe iyo minsi nigenza gute, iyo minsi nishira. Nuko urugendo rwa Daniel rwasoje, umva yapfuye nk'abakiranutsi. Umugabo witwa Balamu yigeze guhanura amagambo akomeye mu Kubara 23:10. Uzasoma amagambo avuga ngo icyampa nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Icyampa bikatubera natwe uko. Hariho impfu ziteye ubwoba muri iki gihe, ntabwo ari byo nje kuvuga muri aka kanya, ariko icyampa ngo twipfire nk'abakiranutsi. Niba kuza kwa Yesu kuzasanga turi mu bituro, cyaduha tukipfira nk'abakiranutsi, maze tukazagara mu mwanya wacu ubwo Kristo azagenza gute, azaboneka ku bicu byo mu ijuru. Tumaze kuvuga ibintu bikomeye, ngera ku musozo. Tumaze kuvuga ibintu bikomeye inshuti zanjye. Nyuma y'inkuru ndende cyane ya Gaburiyeli, Mikayeli wa wundi waje yambaye umwenda w'igitare yatanze ubusobanuro bwagutse bwerekeranye n'indunduro y'igihe cy'imperuka, maze agaragaza ibihe bitatu bya gihanuzi. Igihe cya mbere ni icyerekeranye n'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, cyangwa se iminsi 1260 cyangwa se imyaka 3 n'igice, ku murongo wa 7. Arongera atubwira iminsi 1290 ndetse n'iminsi 1335 ivugwa ku murongo wa 11 n'uwa 12. Mu gihe cy'iminsi 1260 yo ku murongo wa 7, abantu b'Imana bazacogozwa bikomeye n'uwahoze ari umuntu w'isuzugurwa. Iminsi 1290 nayo izatangirana no gushyirwaho kw'ikizira cy'umurimbuzi. Noneho Yesu aravuga ati, umunezero urindiriye abazategereza kugeza ku minsi 1335. Iki kigomba kuba ari cyo gihe nyacyo cyavuzwe na Gaburiyeli ku murongo wa mbere, ubwo abantu b'Imana bazagenda gute, babandi banditswe mu gitabo cy'ubugingo bazarokoka. Nkuko byabisobanuwe n'ibihamya bifatika, iki ni igihe kituri imbere gitutegereje, kizabarwa nyuma y'uko guhaguruka kwa Mikayeli kubayeho, igihe cy'imbabazi kirangiye. Ntibikwiriye kutubera umutego nanone wo gushyiraho amatariki yo kugaruka kwa Yesu, oya, kuko icyo gihe kizasobanuka umunsi Kristo azasoza umurimo we wo kuhongerera umunyabyaha, kandi icyo gihe ntabwo tugenje gute, ntabwo tukizi. Reka dukore samari y'iyi minsi dushingiye kuri no mbonera hamwe. Turi gutandukanya ibijyanye na Marwe na Chazon, ariko reka turebe no mbonera hamwe itwereka ibyino minsi 1335, iminsi 1290 n'iminsi 1260. Turabona ko ino minsi 1335 igomba gutangira hashyirwaho ikizira cy'umurimbuzi, kandi n'iminsi 1290 niko bizagenda. Muri iyo minsi 1290 hazaba harimo gahunda y'ibyago 7. Ibyago 7 bizatangirana n'uko hashyirwaho ikizira cy'umurimbuzi, kandi nuko nyine nubyo bizaba birimo. Mu gihe iminsi 1260 nayo izazamo muri iyo myaka hagati, maze bamenagura iki, bamenagure imbaraga z'abera, maze hari ihirwe rikomeye kugeza ku munsi w'1335, ubwo iherezo ry'isi rizaba rigeze, habeho umuzuko w'abapfuye, dutahe ibwami bw'Imana i Siyoni. Twiruka amasezerano Imana yasezeranye akomeye cyane. Yohana 14:1 tuvuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, y'abadahari mba mbabwiye, kandi ubwo ngiye kubategura hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho namwe muzagenze gute, namwe muzabe. Cyama kugira ngo abana b'Imana bakomeje kubana nanjye muri urugendo rwose rw'iminsi 30 dusigaje umunsi umwe ngo dusezeraneho, baririmbe kandi basenge basaba ngo Umwami Yesu urakaza. Nkuko Yesu atwigishije gusenga muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 10 ugeze waravuze ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibaho mu isi nkuko bibaho mu ijuru. Cyaduha kugira ngo twifuze ubwami bw'Imana ko bwimikwa muri twebwe, kandi twifuze kurabagirana ku bwiza bwa Yesu Kristo bugiye kwerekanwa, maze twitarire iwacu Siyoni. Kino cyigisho gishobora kuba gisizemo ibibazo, ariko kandi dushobora kurushaho gukomeza kubiganira twitegereza uko ibihe bihaye ibindi. Kandi ndakwibutsa ko nanditse cya igitabo kibumbuye gishobora gutanga ubusobanuro buruseho n'umwanya uhagije, dore ko muri aka kanya tuba twirukankana n'igihe, ariko kandi turacyahari kugira ngo tubisuzume. Niba ngombwa mukabaza ibibazo, nzagaruka kugira ngo tubiganire n'abantu b'Imana.
Mana ikomeze kwagura ibitekerezo byacu, ikomeze kutwungura ubwenge ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe byera, kandi ubwo turi kubona ibihe bigenda bihita turushaho kwitegura Yesu Kristo uri hafi kwimikwa. Niko gusenga kwanjye nisabira nawe ngusabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Kadusenga. Imana Data udukunda uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ndagushimira cyane ubutumwa bukomeye cyane, ubutumwa bwerekeranye n'ibihe biheruka, ubutumwa butubwira ibyo kurangira kw'imbabazi, ubutumwa bukubwira igihe akarengane kazamara, ubutumwa butubwira igihe ibyago birindwi bigomba kumara, ubutumwa butubwira igihe ubwoko bw'Imana buzaba butegereje kugaruka kwa Yesu nyuma yo kurangira kw'imbabazi no gushyirwaho amategeko y'icyumweru. Mbega ukuntu ibintu bikomeye, mbega kugira neza kwa Yesu, mbega ukuntu ubuhanuzi ari ubw'igiciro gikomeye kuri twebwe. Yewe ntacyo utabwiye abana bawe koko, nk'uko wabisezeranye mu ijambo ryawe ko ntacyo uzakora utabanje kubwira intore zawe. Ushimwe kubw'ubutumwa bwa gihanuzi waduhaye. Izina ryawe ryubahwe Mwana, ugiye kukugenderamo, kandi bidasobanukiye ubwenge bwacu bishaka kuza ari nk'inzaduka, abantu ntibabyumve neza mu buryo bushyitse. Ndakwinginga mu izina rya Yesu kugira ngo uduhe imitima iciye bugufi, kugira ngo twemere kwigishwa nawe, tugendane nawe kuri buri ntambwe, turusheho kujya mu kwimbika mu kwiga dushaka ubwenge buturutse kure. Wasezeranye isezerano rikomeye muri Zaburi ya 32:8 yuko uzatwigisha, ukatuyobora inzira tunyuramo, kandi ijisho ryawe rizatugumaho, ubidusohoreze kubw'icyubahiro cyawe. Turacyasigaje umunsi umwe w'uru rugendo twatangiye, kandi niringiye yuko n'ubundi uzatugeza ku musozo. Turi gushaka umusozo ukwiriye w'ibi bihe byiza. Tugushimira ibyo wakoze kera, kandi tukuragije n'ibizakorwa mu gihe kiri imbere, kugira ngo turusheho kukwisumetaho no kukwishingikirizaho no kwifatanyaho akaramata. Uko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen.